Mbanje kubasuhuza mwe muri kunyumva aka kanya. Ngiye mwumva nitwa 2MC. Iki ni ikiganiro impamba y'ubwenge. Amagambo tugiye kuvuga uyu munsi wa none aragufasha ibi bikurikira: gutekereza neza uburyo bwo kugendera mu murongo muzima no guhindura uburyo wabonaga ubuzima. Ndetse amagambo tugiye kumva no munsi aranatwigisha uburyo twahora dukora ibyiza kugira ngo dutere imbere mu ngeri zose. Mwahaye ikaze, sharing iki kiganiro ukande na subscribe ubundi dukomeze kugira ngo buri umwe wese unkurikiye aka kanya yisange muri iki kiganiro. Reka dutangire n'inkuru igira iti: umunsi umwe umusore yaje asanga mwarimu wiwe. Umusore ati: mwarimu, ndashaka kukubwira ibyo numvishe kuri mugenzi wawe. Mwarimu aramwitegereza cyane aramubaza ati: ese ibyo ugiye kumbwira muri aka kanya byanyuze mu bipimo bitatu? Umusore aratungurwa cyane ati: ese ibyo bipimo ni ibihe? Mwarimu aramusobanurira ati: ese ibyo ugiye kumbwira muri aka kanya ni ukuri? Ese ni byiza? Ese bifite akamaro? Umusore nawe atekereje neza asanga ibyo yaragiye kuvuga kuko atari ukuri, atari na byiza ndetse nta n'akamaro bifite. Arimu aramusubiza ati: nimba atari ukuri kandi akaba atari na byiza kandi akaba nta n'akamaro bifite, kubera ko ushaka kubimbwira? Umva isomo rikomeye riri muri iyi nkuru. Igihe cyose ugiye kuvuga nza wibaze nimba ibyo ugiye kuvuga ari ukuri kandi ko byakubaka abandi bikaba byabagirira n'akamaro. Tukiri aho ngaho, reka tujye ku kindi cyiciro cy'amagambo y'ubwenge turebere hamwe ingero ndetse n'ibisobanuro by'aya magambo. Bahaye ikaze nanone. Jambo rya mbere mu magambo y'uno munsi: menya ko nta mwanya w'ipfabusa ku muntu ufite intego. Umuntu ufite intego ntakoresha umwanya wo mu bintu bidafite akamaro, ahubwo buri kanya agomba gushaka uko yakora ibyongera agaciro mu buzima bwe. Mbahaye nk'urugero: nk'umugabo ufite intego yo kubaka inzu ushobora kwirinda mu gutakaza amafaranga mu bidafite umumaro nk'imyidagaduro y'umurengera ndetse n'ibindi byatuma amafaranga agenda mu bidafite akamaro, ahubwo ayo mafaranga yakoresha ibyo byose akayakoresha mu kwitegura kubaka iyo nzu. Ijambo rya kabiri mu magambo y'uno munsi, sinzi niba muri bubwumve neza: ibitekerezo bigira imbaraga zo gukurura ibyo bihuje. Iyo utekereje akenshi, cyane cyane iyo ari byiza, bikurura amahirwe yo kubigeraho, ariko ibitekerezo bibi bishobora kugukurura ibindi bibi. Reka dufate urugero nko ku munyeshuri. Umunyeshuri uhora atekereza ko azatsinda ikizamini agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo yitegure neza, ugereranyije na wa munyeshuri wikemanga. Iyo agize uburangare n'ubundi bya bizamini biramutsinda. Ijambo rya gatatu: ntugakoresha imbaraga zawe zose umunsi umwe. Witonze urusheho kwegera intego zawe gahoro gahoro. Cyo ugomba kumenya gusigasira imbaraga ndetse no gukora buhoro ariko ubisizeho umutima gufasha kugera ku bintu bikomeye kurusha kwirukanka umunsi umwe cyangwa se gukoresha imbaraga zose ugahita unanirwa. Nk'urugero ku mukozi ufite umushinga ukomeye akoresha imbaraga ze igihe runaka buri munsi, kurara amajoro menshi adasinzira bikaba byakwangiza n'ubuzima bwe. Ijambo rya kane mu magambo y'uno munsi: ibibazo si intandaro y'umuvundo ahubwo ni amahirwe yo kwiyubaka. Nuhura n'ibibazo aho kubibona nk'imbogamizi zidashoboka, ugomba kubibona nk'amahirwe yo kumenya uburyo bushya bwo kubyitwaramo ndetse no kubyigiramo no gukura mu bitekerezo. Urugero nko ku mucuruzi: nk'umucuruzi wahombye ashobora gufata uko guhomba nk'isomo akiga uburyo bwo kugabanya ibihombo mu buryo bukomeye kurushaho. Ijambo rya gatanu mu magambo y'uno munsi: imyitwarire y'umunsi umwe yo yubaka ejo hazaza. Uko witwara uyu munsi bigira uruhare rukomeye mu kugena ibintu byiza cyangwa bibi. Nk'urugero nko ku mubyeyi ufite abana, iyo afashe umwanya akabigisha ibintu byiza ndetse akabatoza n'ikinyabupfura no kwigirira icyizere, aba ari gutegura abana b'ingirakamaro mu buzima bwabo bw'ejo. Ijambo rya gatandatu: kureka umujinya ni ukwisanzura mu mutima no mu bitekerezo. Kugira umujinya ntibigira icyo bikemura na gito, ahubwo umujinya ugutwara igihe n'imbaraga, ariko iyo wigishijwe kwihangana no kurekura ukwiyubakira amahoro mu mutima. Nk'urugero, nk'umubosi yagiranye ikibazo n'umukozi w'akarakara, agomba gushaka uko akemura icyo kibazo mu mahoro kandi bagakomeza gukorana. Ijambo rya karindwi: amahitamo make ariko meza aruta menshi adafite icyerekezo. Ibyo uhitamo gukora bishobora kuba bike ariko bifite ireme, bigatanga umusaruro kurusha guhuzagurika mu bintu byinshi bidafite ireme cyangwa se bitagira icyo bigeraho. Nk'urugero ku umunyeshuri wahisemo gukomeza amasomo y'ubumenyi ngiro aho kugerageza imirimo idahuye n'ubushobozi bwe, agera ku ntsinzi kubera ko yihaye icyerekezo cy'intego imwe. Ijambo rya munani mu magambo y'uno munsi: uko witwaye ku bantu niko nawe bakubona. Uko ugaragaza imico yawe ubupfura imbere y'abantu, ko bagufata nk'umuntu w'ingirakamaro kandi wubashywe. Ashe nk'urugero ruto kandi rwumvikana: umuyobozi ugerageza kuganira n'abakozi be neza aba afite amahirwe yo kububakamo icyizere kandi akagira itsinda rikomeye. Ijambo rya cyenda: ibanga ry'ubutunzi si amafaranga
ahubwo ibanga ry'ubutunzi ni ukumenya kuyakoresha neza. Icyo ugomba kumenya muri aka kanya, amafaranga ntashobora kugutunga no kuguteza imbere nimba udafite ubumenyi bwo kuyashora no kuyakoresha iby'ingenzi. Fatiye urugero ku mucuruzi. Umucuruzi urangura ibicuruzwa bifite ireme kandi akabirangura ku giciro giciriritse, afite amahirwe menshi yo kunguka kurusha wa muntu ushora amafaranga mu bidafite agaciro cyangwa se inyungu. Ijambo rya cumi ari naryo ngira ngo dusorezeho: kuba mu muryango si ukwishyira hejuru, ahubwo icyo ugomba kumenya kuba mu muryango ni ugufasha abandi kugera ku bikorwa byo gutera imbere cyangwa se kugera ku byiza. Iyo uri mu muryango cyangwa se mu matsinda, ugomba kumenya intego yawe igomba gufasha buri umwe wese kugira uruhare mu iterambere ry'uwo muryango cyangwa se mu itsinda, aho kwita ku nyungu zawe gusa. Umuyobozi w'itsinda ukorana neza n'abagize iryo tsinda akabafasha kugera ku nshingano zabo, aratsinda, iterambere rikagera kuri bose. Kangushimire mubwira n'ibyo ugomba gutekereza, wabibonera igisubizo ukabishyiraho hasi muri komenti. Ese ujya utekereza uburyo bwo kugendera mu murongo mwiza? Ese ujya utekereza guhindura ubuzima bwawe uko bumeze? Ese ujya uharanira gukora ibyo ari byo byose byatuma ubuzima bwawe bumera neza ugatera imbere ku buryo bwari bwo bwose? Agushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Nimba wanyuzwe n'iki kiganiro, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugashyira ibitekerezo muri komenti, ugasharinga iki kiganiro kikagera kuri benshi. Ndabashimiye. Nge mwumvaga nitwa 2MC. Iki ni ikiganiro Impamba y'Ubwenge.